ndakomeza ndasenga ndamubwira ati rero nta kibazo genda mu butumwa ariko nuza tuzakora ubukwe. Yego. Tuvugana bisanzwe tukajya tuvugana ari hanze tukandikirana. Umunsi umwe rero njya gusenga Imana irambwira ngo uri umusirikare wishingikirije ntago ari uwawe. Ndabyibuka umunsi umwe ari kwa gatandatu mu gitondo kare muri corona nibwo nagiye gusengera ahantu Imana ikoresha umuntu arambwira ngo mva ngubwire igihe navuganiye nawe gora nduhanya nawe ndarambiwe. Inshuro ya kane irambwira ngo shira agapira hasi uriya muntu utekereza ntago ari uwawe. Imana irambwira ngo mbese muguhe w'igihe gitoya cyangwa urindira ibyawe bizaramba. Ndavuga ati Imana nshaka ibyanjye bizagira ute bizaramba. Hanyuma ndabyibuka Imana yanzaniye yerekwa nijoro ndyamye ngiye kubona mbona wa musirikari afashe sheke afashe n'irindazi arangije. Hanyuma ajya gusenga Imana aravuga ati Imana ngewe narasenze ariko nshaka uriya mukobwa. Yego. Imana iramubwira ngo icifuzo uzanye ndacumvishe genda ndagisubishe. Kwarinze tujya mu murenga atarizera ko ngize ute mukunda. Yesu wundi ndajya gutugana ku kantu gatoya. Ubundi ko kuramukundaga cyangwa wagiye kubw'Imana yavuze? Umunsi twagiye mu murenge ndabyibuka yambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo no agasaraba gatandatu rimwe indi mibare. Ntago nari ngo ndi imibare amaye ntago nari ngo ni yaheshye. Nibwo nari nanyibonye kuko mu Rwanda iyo mibare ntayiri. Ntagezo nimero ntagezo no wapi. Hanyuma ndangije ndongera ndiryamira. Noneho agaruka bwa kabiri azana igiti arambwira ngo mbese izi nomero wazifashe. Ndavuga ngo nazifashe. Wazanditse nazanditse. Okay. Arigendera. Buke mu gitondo ndebye kuri za nomero nari mfitemo kuri ku mamega kuri WhatsApp ndebye nsanga wa muntu aba kuri WhatsApp. Ndebye nsanga n'umukecuru. Yego. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka twene tusuze tufurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye. Iyi ni Ibigwi byanjye TV nge nitwa Ben. Turi kumwe n'umushyitsi ukomeye cyane. Ataratwibwira reka banze kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, like ndetse na comment birakenewe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Si ubwa mbere ageze kuri kamera zacu ngira ngo wenda benshi mwagiye mumubona. Hari ikiganiro duherutse kugirana aduha ubuhamya bw'uburyo ki Imana yamukuye mu ntagarara cyangwa se Imana agiye mukura mu mahanga iyo ngiyo aho nawe yasanze mu buryo bw'amayobera. Uyu munsi nabwo ntabwo namwemera kugira ngo dutangire ikiganiro atabibwiye kuko birashoboka ko harimo abantu bamwe na bamwe bagiye batabona ikiganiro twajyana imbere ariko uyu munsi birashoboka yuko waba umubonye ari ubwa mbere. Reka nkwikaze utwibwire amazina. Nitwa Zaninga Christina mfite umutware Imana ibaha umugisha. Yego. Ariko akenshi nkunda gukorera ku Bahetsi official. Yego. Abahetsi official ubwo ni tubicano ndakuburiho cyane. Abantu bagiyeho kuri subscribe ndetse banahurebe ibyo wagiye gukora byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi nekereza yuko tugiye gukora ibitandukanye n'ibyo wakoze. Yego. Yego. Christine avuze ko hari umuntu w'umushuti wanjye mu itiranwa reka tumusoza anaherereye haraza Gishushu. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha pe. Ni umuntu tuba hafi byahatari mu buryo bugiye butandukanye. Christine tutaratangira ikiganiro nakwingiye ukadusengera Imana. Reka dusenge. Imana turagushimiye uri Imana y'amahoro kandi uri Imana yacu bwite uri umukozi w'umuhanga. Ndakunezerewe nyakubahwa Imana Nyiringabo. Turakwinginze cyane kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya udushigikire uturengere utugire neza. Bwise bw'Imana bubane natwe wongere ubane natwe muri uyu munsi nyakubahwa. Hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi bari kuri bomboni, hari abantu benshi bameze nabi ariko twebwe waturinze suko twabarushaga ubwiza no gukiranuka ahubwo nuko atugiriye ibambe izina ryo rihabwa icubahiro. Hanyuma turagushimiye ngo ubane natwe muri uyu mwanya udushigikire kandi ukomeze kuturengera. Ineze y'Imana ibane n'abantu bose bari buze kutwumva izina ryo rishimwe. Urakoze rero gumana natwe kandi uturengere uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu.
amen. Amen, amen. Amakuru y'iminsi mumeze mute Christine? Turi amahoro, turashima Imana. Yego. Imana ikomeje kubarinda. Ni ukuri Imana ikomeje kuturinda. Ndi kukubonaho ubwiza bw'Imana. Oya, Imana igomba kudusiga amavuta. Natwe tuba twayashakishije tukavuga uko biri kose tugomba kubana n'Imana neza. Yego. Kandi n'ubundi twavuganaga numva mbwira ngo nagiye ahantu ku musozi gushaka amavuta kugira ngo mbashe kurwana n'ibigeragezo cyangwa se n'abashidodi. Oya, niko kuri rwose. Ubundi ibi byose birangizwa no gusenga. Yego. Yego. Sundi Christine, abantu batakuzi neza ubundi usengera he? Nsengera muri ADPR. Yego. ADPR yahe? Nsengera muri ADPR y'ahantu bita Igiheka. Yego. Yego. Ubushize twari dutangaje tuvuga abantu bashaka gusengana nawe bazaguhamagare. N'abari hafi aho ngo bakwegera cyangwa se bagusana ku rusengero ukaba mwasengana Imana. Oya, niko ku rusengero ubwo ni ibintu byacu tugomba kubikora cyangwa byemera niko bimeze. Yego. Hari inshingano hafite sundi uretse zo kuba wasenga gusa mu itorero nyine umuntu ariko agira inshingano. Yego. Ndabyibuka muri uku kwezi kwa 12 Imana yangiriye icyizere ndumudiyakoni. Yes. None se kuki utaduhamagaye ngo tuze tugufashe guserebura igikorwa nk'icyo ngicyo cyiza Imana yari gutejeho intambwe? Oya, nanjye byabaye binunguye ariko byari mu mugambi w'Imana, ntacyo tuzabatumira no mu bindi birori. Yego. Nibwira yuko binahari byinshi bigiye bitandukanye. Yego, birahari. Christine, ni iki Imana gushyize ku mutima uyu munsi? Turabwira ibintu byinshi biri ku mutima bitandukanye. Hacyambere turabwira ijambo ry'Imana, tubahe no kubuhamya bw'ukuntu Imana dukoreye ubukwe. Aho ngaho rero uze kuhatinda. Uze kuhatinda kuko buriya urubyiruko rwinshi cyangwa se abasore n'inkumi benshi baba bafite amatsiko yo kumenya ngo se bundi ibintu bigenda bite, n'izihe mbogamizi zibamo, n'ibihe byiza bibibamo. Ubwo rero ngira ngo benshi baze kuba hafi, hari byinshi baza kwigiramo cyane rwose. Karibu noneho utuganirize byinshi bigiye bitandukanye kuri urwo rugendo rwawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi nawe tugusabiye umugisha Ben. Ndabakiriye cyane. Imana iguhe umugisha kandi burya baravuze ngo abo tuzasabira umugisha bazawuhabwa. Rero uwo mugisha w'Imana nawe uhabwe. Ni ukuri ndawizeye nawe. Siko bimeze se. Ni ukuri. Hanyuma Imana iguhe umugisha. Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana ari hano mu Bami ba 2 ibice 6 cyase umurongo 1 wa 8. Bami ba 2 ibice 6. Turasoma umurongo wa 16 haravuga ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana itugirire neza. Reka dusubiremo. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana itugirire neza. Amen. Ariko amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi ndimo ndakunda Imana cyane. Haleluya. Kubera ko mbese Imana irimo irantangaza. Yego. Reka mvuge ko Imana muri iyi minsi turi kumwe. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nshimiye Imana ko yabaye mu ruhande rwanjye. Nshimiye Imana ko muri iyi minsi nagiye mpura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko Uwiteka Imana akabana nanjye. Yego. Uwiteka Imana akampa amakuru akambwira ngo mwana wanjye humura, nzakurengera, nzabana nawe, nzagushigikira. Nagiye mpura n'uburwayi butandukanye ariko Uwiteka akambwira ngo mwana wanjye ibyo ni bikangisho, humura ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Nico kintu gushima Imana, vuga ngo Imana igira ute, Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma duhereye hariya ku 6:8 hatubwira ku nkuru y'Abasiriya ngo umwami w'Isiriya ngo yatumije inama, atumiza ku bagaragu biwe ngo arangije abakoresha inama, ngo amaze kubakoresha inama arababwira ngo rero ni mujyi bunaka ndetse mujye guhura n'Abisiraheli. Icyo gihe numva ko Abisiraheli ndetse n'Abasiriya bahanganaga, ngo nuko umwami w'Isiriya akoresha inama yohereza aba bagaragu mu rugerero.
ariko mu nama babaga bafite ngo Elisa yabaga ari kumwe nabo mu mwuka, akamenya ibyo bagambiriye, akamenya ibyo bifuza n'ibyo bashaka, yarangiza agahita abibwira Abisiraheli. Ngo nuko ngo umunsi umwe rero ngo nibwo uyu mwami w'Abasiriya yabohereje hehe ku rugerero. Imana itugirire neza cyane. Ariko bataragera ku rugerero ngo Elisa, Imana idufashe cyane, ngo yaragiye abwira Abisiraheli ngo nimujye mu rugerero Abasiriya bataragira ute, batarabatangayo. Imana itugirire neza. Hari igihe Imana ijya iduha amakuru, ikaguha amakuru ikakubwira ngo birashoboka ko umwanzi wawe akurwanya cyangwa se uguhiga ari hafi kugusatira. Imana yarangiza ikaguha amakuru ikakubwira ngo mwana wanjye humura ni kumwe nawe, ikakubwira ngo ntunyure muri iyi nzira ahubwo nyura muri yino, kubera ko yaguhaye iki amakuru. Hanyuma rero Abisiraheli nabo bahabwaga amakuru isaha ku isaha, umunota ku munota. Imana yagendaga igira ute, ntabwo ngo yabahaga iki amakuru. Imana itugiriye neza cyane. Ngo nuko Abisiraheli bajya mu rugerero, ngo aba bagaragu bari baturutse i Siriya, ngo baragenda bagezeyo basanga Abisiraheli babatanze mu rugerero. Haleluya! Imana ishinga cyane. Ngo basanga babatanze hehe mu rugerero. Imana idufashe. Ngo nuko bageze basanze babatanzeyo, ngo baragaruka bajya kubibwira umwami w'Isiriya ko babatanze mu rugerero. Umwami w'Isiriya avuga ngo mbese iyo dukoze inama ko nta muntu uba uhari, nta n'umuntu utwumva, ninde uva muri twe akajya gutanga amakuru? Yego. Ariko haleluya. Amen. Ninde uva muri twe akajya gutanga amakuru? Imana igitanga amakuru, ikaduha amakuru, banzi bacu bagatangira bakabazanya ngo mbese ubundi ko imigambi yacu twari dufite itagezweho, habaye iki? Ninde utanga amakuru? Mu by'ukuri dufite Imana ifite imbaraga, ijya ibasha kuduha amakuru. Aho waba uri hose uri umunyamasengesho, Imana igitanga amakuru, ikaguha amakuru, ikakubwira ngo mwana wanjye rero burya ijoro iri n'iri harimo abagambanyi. Uwiteka Imana akaguha amakuru akakubwira ngo ariko humura nzabana nawe. Imana ishimwe. Amen. Nawe wahuye n'Abasiriya, wahuye n'abagambanyi, uhura n'abanyamagambo baguca intege, ariko reka nkubwire ngo Imana ijya ibasha kuduha amakuru, tukamenya ibyo byose biduhiga, tukamenya ibyo byose biturwanya. Imana itugirire neza cyane. Ngo hanyuma ngo arangije umwami w'Isiriya aravuga ngo mbese umuntu uva muri twe agatanga amakuru ninde? Hanyuma abagaragu baramuhakanira, aravuga oya. Baravuga ati mwami, burya hari umuntu w'Imana. Iyo twakoze inama, iyo uri kuduha amakuru, iyo uri kuduha amabwiriza, hari umuntu w'Imana ujya ubimenya, akamenya ibyo twapanze, yarangiza akagira ute, akajya kubivuga, akabimenyesha Abisiraheli. Hanyuma umwami w'Isiriya yarangira avuga ati uwo muntu yaba atuye hehe, aba hehe? Baramubwira ngo uyu muntu aba i Dotani. Imana itugirire neza. Ngo herako arangije aravuga ati reka nohereze izi ngabo zigende zimufate, uko biri kose uyu musore cyangwa se uyu muntu dutangira amakuru, naba atagihari nta muntu uzongera kudutangira iki amakuru. Imana itugirire neza. Mumvukire ngo amen. Hanyuma ngo aherako yoherezayo izi ngabo, ngo zirara zigenda ijoro ryose, ngo baragenda bagera kuri uwo musozi Elisa yaragize ute, yarariho. Ngo bagota uwo musozi, ngo bukeye mu gitondo umugaragu wa Elisa arabyuka nk'uko abandi babyuka, ageze hanze asanga bagoswe. Imana itugirire neza. Asubira inyuma bibwira Elisa, aramubwira tuzi n'ikindi twagoswe. Imana idufashe, ibintu bimeze nabi. Yari afite ubwoba cyane. Hanyuma Imana idufashe, Elisa arangije amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo icamba Imana ikagukora ku maso abazigize ute, zitugose. Yego. Imana itugirire neza. Amen. Ako kanya Imana yarabikoze, ngo imukora ku maso arahumuka, ahita abona ingabo zigose ba Elisa, ahita abona ingabo, ahita abona amafarashi, ahita abona umuriro, uburyo bibagosa. Imana itugirire neza. Elisa yabaga mu kwizera kandi Elisa yarategekaga. Imana itugirire neza. Hanyuma
uyu Elisa nawe yarabyutse nk'uko abandi babyuka, ageze hanze asanga ariko mbere yo kugira ngo asohoke hanze yarasenze abwira Imana ngo Mana ndashaka ko aba bantu bahuma amaso bahuma. Imana iramwumvira. Aba bantu izi ngabo zaje kumugota kugira ngo zimwice zihuma amaso. Hanyuma Elisa arabyuka neza nguko abandi bose babyuka, ageze hanze arangije arabwira ngo uwo mushaka ntabwo ari hano, nta nubwo atuye kuri uyu musozi. Haleluya! Amen. Harangije arababwira ngo nimuze mbajyana aho uyu muntu mushaka agize ute ari. Ngo hanyuma bajya imbere arabayobora ngo abagejije ku mwami w'Abisiraheli. Umwami w'Abisiraheli arangije aravuga ati ariko aba bantu tubakorera iki? Aba bantu tubice? Aba bantu tubagenze gute? Aba bantu mbese arangije yabibazaga Elisa. Elisa arangije amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo wafatishije umuheto wafashe mbere ntacyo wamutwara, ahubwo mubatekere barye banywe, nibamara kurya no kunywa basubira iwabo baje kuvuga ibyo bagize ute ibyo babonye. Imana itugirire neza cyane. Ariko Imana igufashe. Birashoboka ko nawe wawe ufite umwanzi uguhiga ijoro n'amanywa, ariko reka ngubwire ngo Uwiteka Imana aguhaye amakuru kugira ngo akurinde Abasiriya. Imana itugirire neza. Wahuye n'Abasiriya barakugwanya baraguhiga, wahuye n'Abasiriya ayiwe bakugenda, ariko Yesu afite imbaraga zo kugwanya Abasiriya. Imana itugirire neza. Amen. Yesu afite imbaraga akaguha amakuru akakubwira ngo Abasiriya bari buze kunyura hano nawe nyura muri iyi nzira. Imana ikaguha amakuru. Imana ikugire neza cyane. Imana igitanga amakuru agize ute yizewe. Amen. Aho waba uri hose mu bihugu bitandukanye, reka ngubwire ngo Imana yongere kurinda Abasiriya. Wahuye n'Abasiriya, wahuye n'abanzi benshi, uracika intege uratendeburika, ariko Yesu afite imbaraga zo kukurinda aba Basiriya. Imana itugirire neza. Ariko reka ngubwire wacitse intege. Wacitse intege usubira inyuma kubera ko wahuye n'abantu baguhize bakugwanyije, ariko reka ngubwire ngo mbese aba bantu bafite imbaraga ziruta iz'Imana. Imana ifite imbaraga zo kurwanya abantu bagira ute baguhiga. Ariko nanone reka ngubwire ngo iyo ubyitwayemo neza Uwiteka bari kumwe nawe akaguha amakuru, ubundi nta handi biva ni ku mavi. Yesu atugirire neza. Haleluya! Yesu akugirire neza cyane, ndetse Imana yongere kwambika imbaraga, yongere wisakemo imbaraga zo gusenga kugira ngo ubone uburyo urwana n'iki n'Abasiriya. Imana idufashe. Ariko Imana ishimwe. Hanyuma reka mvuge ngo natwe twahuye n'Abasiriya benshi, duhura n'Abasiriya, ariko Uwiteka Imana abana natwe, kandi n'uyu munsi aracyari kumwe natwe. Si uko tudahura nabo na n'uyu munsi, ariko Uwiteka Imana agenda abana natwe akaduha amakuru, akatubwira ngo mwana wanjye nimuhumure ndi kumwe nawe, akajya agenda aguha amakuru. Iyo wicaranye ijambo ryitwa ngo nza uricara ugatuza. Ariko haleluya, aya aba ari amakuru agize ute yizewe. Imana itugirire neza. Yesu agushigikire, kandi Imana ikwambika imbaraga, kandi Yesu yongere abane nawe. Narimvuze ku mbaraga z'Imana, ndi kukubwira uburyo Imana yagiye iturinda Abasiriya ikagenda ibana natwe. Turimo dutegura ubukwe. Yesu atugirire neza cyane. Hanyuma ndabyibuka turimo dutegura ubukwe, twategura ubukwe, ndabyibuka nari mfite umusirikari twakundanye iminsi. Uyu musirikari tuza gupanga ubukwe, ndetse agiye kujya hanze muri misiyo arambwira ngo reka tujye mu murenge. Ariko umwuka w'Imana unkoriramo urambwira ngo mwana wanjye itonde. Burya iyo ugendanye n'ijwi ry'Imana birushaho kuba byiza cyane. Ni ukuri birushaho kuba byiza cyane. Hanyuma umwuka w'Imana arambwira ngo itonde. Ndibaza kubera iki umwuka w'Imana umbwiye ngo nitonde, kandi cyambere sinzishingira, nzasezerana. Arimo aravuga mu murenge, none kubera iki Imana? Ariko Imana ibifite impamvu ivuze aya magambo. Hanyuma ndakomeza ndasenga, ndamubwira ati rero nta kibazo, genda mu butumwa, ariko nuza tuzakora ubukwe. Tuvugana bisanzwe, tukajya tuvugana ari hanze, tukandikirana. Umunsi umwe rero njya gusenga Imana, Imana irambwira ngo uri umusirikari wishingikirije ntago ari uwawe. Ndavuga ati birashoboka ko uyu muntu amuzi kandi twasenganye nawe abizi. Uyu muntu azi amakuru, ahubwo niyo mpamvu arimo gushaka kugira ute kunyicira ubukwe.
ariko ijwi ry'Imana rirambwira ngo mwana wanjye ibuka ko nakubwiye ngo itonde. Imana iragarukira gusanga, iragarukira nsanga, ndavuga ati ntibishoboka, njya gusengera ahandi hantu. Barabimbwira ati rero uriya muntu ugiye gusanga ntabwo ari uwawe. Bwa gatatu ndaza ndatuza, ndabyibuka umunsi umwe hari kwa gatandatu mu gitondo kare muri corona, nibwo nagiye gusengera ahantu. Imana ikoresha umuntu arambwira ngo mva ngubwire, igihe navuganiye nawe gora nduhanya nawe ndarambiwe. Inshuro ya kane irambwira ngo shira agapira hasi, uriya muntu utekereza ntago ari uwawe. Imana irambwira ngo mbese muguhe w'igihe gitoya cyangwa urindira ibyawe bizaramba. Ndavuga ati Imana nshaka ibyanjye bizagira ute, bizaramba. Hanyuma ndabyibuka Imana yanzaniye yerekwa nijoro ndyamye, ngiye kubona mbona wa musirikari afashe sheke, afashe n'irindazi, arangije arabimpereza. Ngiye kubona mbona afashe sheke nanone bwa kabiri, afata n'irindazi, ngiye kubona ngo mbona bihereje undi muntu. Okay, mbita mvuga ati okay, uko biri kose igisobanuro ngize ute ndakibonye. Imana yambwiraga isi impamvu y'ibi bintu. Hanyuma uko biri kose ubwo yanyerekaga ko nubwo wenda arimo ambwira ngo dukore ubukwe, ariko hari n'undi uri ku ruhande. Yego. Hanyuma Imana itugire neza cyane kandi Imana itwambike imbaraga. Yesu adufashe. Ndabyibuka umunsi umwe nanone turi gusenga, Imana irambwira ngo nguzaniye umugabo utazagukubita, utazakubabaza, kandi uko biri kose uzamuha icifuzo azacumva. Imana idufashe. Hanyuma ndasenga, ariko uwo muntu twarasenganaga, ibintu byarantangaje cyane. Twarasenganaga, hanyuma ndabyibuka ntabwo twasenganaga mu rusengero rumwe, ariko muri groupe twasaga ngaho dusenganye. Yego, twazaga duhura. Hanyuma umunsi umwe rero numva ariko cyararivuze, aravuze ati ariko uzi ko ngukunda. Ndabwira ati reka ntabwo bishoboka. Namuyoboraga muri groupe, ndabwira ati oya ntabwo bishoboka. Icyo gihe wari wamaje kumureka? Uri namuretse. Oya ntabwo nari nakamuretse. Ubwo nyine ubwo nari nshibaza ibintu byabaye, ibintu yes. Yego. Nibwo yaje arambwira ati uzi ko ngukunda. Ndamubwira ati oya ntabwo bishoboka, ntibibaho kandi. Hanyuma arongera aramamagara arambwira ati mbabarira ndagukunda. Ndamubwira ati nshingiye uko uri ntabwo ngiye nakwemera nubwo no ntibishoboka. Yes, nabwo oya ntibishoboka. Mbimubwira kabiri, njya gusenga handi Imana irambwira ngo uriye urwakanira n'uwawe. Yego, niko kuri pe, ibintu ngubwira n'ukuri kandi naho yabyivugira bimubaza n'abakabisi. Kuki uvuze ngo ushingiye uko ameze, yarameze ate? Ubundi no kuvuga ngo abakobwa kenshi bakunda, reka mvuge ngo wenda ahantu hari amafaranga. Ahantu hari amafaranga, natekereza ku muntu dusengana siko nameze, siko nta mafaranga afite. Yego. Ariko burya nubwo nta mafaranga yari afite, ariko yari afite Yesu. Yego. Yari afite Yesu gusa, nukuri yari afite Yesu acishishwe. Cyambere umuntu ashobora kuba afite amafaranga, ariko nta gakiza kari muri we. Nta mani murimo. Akaza gusenga afite amafaranga, hanyuma akagushukisha amafaranga, ukemezwa n'amafaranga, ariko nta gakiza kari muri we. Icyo nicyo nashakiraga kugira ute kubivugira. Hanyuma ajya gusenga Imana, aravuga ati Imana ngewe narasenze ariko nshaka kuriya mukobwa. Yego. Imana iramubwira ngo icifuzo uzanye ndacumvisha, genda ndagisubisha, genda wicarire. Naho ngiye nkomeza kuba mu mandazi ndi gusenga, ndi kubwira Imana ngo Mana uriya oya. Naho we yicaranye iki igisubizo, yicaye azi neza ko ndi umugore we neza. Hanyuma ndabyibuka arongera aranyandikira arambwira ngo narose inzozi mbona ufite agaseke ngutwaye kuri moto. Ati bisobanuye iki? Ndamubwira ati genda bibaza abandi. Ariko nahise numva ico bigize ute, ico bivuze. Wowe wamwikuragaho mbese? Nge namwikuraga, ariko agasenga akavuga ati nge cyo nzi neza nuko nzi ko Imana yambwiye kuri wanjye. Ntabwo yakunda kubimbwira, ariko uko biri kose niko byari bice. Hanyuma umunsi umwe mbonye Imana ikomeje kundebya cyane, iri kumbwira ngo nuwawe. Ndabyibuka yamamagaye ngiki gihe, arambwira ngo na n'uyu munsi nta gisubizo uri wumpe.
ndamubwira okay ejo uzaze tubivugane. yego nk'ejo yaraje turabivugana, ndamubwira ati icyambere ndi umukene nawe ndi kubona uri umukene, hanyuma ubu bukwe tuzabukora gute? ari ikibazo uri kumubaza? Ni ikibazo namubazaga. Ndamubwira ati se ikindi kuri umukene nanjye ngaba n'umukene, urugo tuzarwubaka gute, bizagenda bite? Nkumva sindimo kubyiyumvisha. Mbese nta kwizera wari ufite? Mbese kwizera ntako nari mfite, ariko we yari afite kwizera kugeza utego ukomeye. Arangije aravuga ngo uyu munsi twaba dukenye, ariko ejo Imana ikaba yageze ikikora igahindura amateka. Hanyuma ndabyibuka umunsi umwe twaravuganye, noneho tugera no mbese twageze no ku kintu cy'ubukwe. Uwo munsi umwe yaje aravuze ati njye ntabwo nje kugukinisha, naje mfite gahunda. Mu byo Imana yambwiye rero, mbese yaraje ubundi agutera ibitoma kwasi irangira nawe muri ibintu by'ubukwe. Urukumva mabukwe twarasenganaga muri groupe muyoboye, nawe muyoboye, ubwo uri kumva bari banzi bishoboka. Hano nawe urwa rubazi nyine, urumva abantu wari uyoboye wari bafite amakuru. Yego ntabwo wenda nubwo twasenganaga ariko ntabwo nari nakagera iwabo, ariko twarasenganaga. Hanyuma rero umunsi umwe nibwo yaje turabivugana ku kintu cy'ubukwe, turakirangiza, aragenda abibwira iwabo. Mama we wenda byibuka arampamagaye arambwira ngo mbese ibyo yambwiye ni ukuri? Yego namubwira ngo ni ukuri. Wari wamwemereye nyine uwo museri? Nari nabimwemereye pe, nshingiye ku magambo yose Imana yagize ute yambwiye. Mama we arampamagara arambwira ngo ibyo ambwiye ni ukuri, ati ni ukuri. Hanyuma baragenda irembo, ariko amen. Ariko nawe nubwo wenda byabaga bimeze gute, ntabwo yari yakabyize. Twarinze tujya mu murenge atarizera ko ngize ute mukunda. Yesu wundi ndajya gutugana ku kantu gatoya. Ubundi ko kuramukundaga cyangwa wagiye kubw'Imana yavuze? Reka nkubwire, ntabwo byari byakanzamo, ntabwo byari byakanzamo, ariko kubera ko Imana yari yategetse. Wagiye kubw'uko Imana yavuze? Mbese kubera ko Imana yari yategetse, tangije ngira ute ndabyemera. Ariko nizere ko urukundo n'urwo rwari. Ko Mana yanjye, ahubwo nahise ndushaho kumukunda cyane. Yego nuko wenda nari muzi yaratunze agakiza, icyo cyo nari kimukundiraga cyane. Yari umuntu witonze, ukishishwe, utuje, nta magambo menshi, ibintu nk'ibyo. Abo baranabuze rero, bakabo barabuze. Mukomereho cyane. Yego nawe arabizi ndamukunda. Mu murenge adafite kwizera ko umukunda. Yego twarinze tujya mu murenge. Umunsi twagiye mu murenge ndabyibuka yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo noneho uyu munsi nemeye ko nkunda. Ati nibwo nemeye kuri uwanjye, ati ikindi gihe cyose ntabwo nabyemeraga. Nibwo ahise ambwira ati noneho ndabyemeye. Muri process zo kwerekanwa zose nta kwizera afite? Nta kwizera yari afite, kubera ko nyine rukumva ntago wenda ngewe nagena umwereke amarangamutima yanjye. Oya uko nari ndi nuko nguko, ntago namwerekaga amarangamutima, ariko we urukundo rwose rushoboka yararunyereka. Yego uko biri kose, yes. Ajye kubwira ijambo nk'iryo ngiryo ati nemeye na nizeye neza yuko unkunda, wabyakiriye ute? Narabyakiriye kuko n'ubundi nanjye ubundi Imana ikimara icyambere ni Imana. Niba Imana ikubwiye ngo navuze, ariko ari Imana. Ubu ngubu ari abantu bajya bavuga ngo ni bakibuno, ngagucya akaza akavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Niyo mpamvu nanjye nakomeje gushakisha amakuru, nkomeza kuyashakisha, nanjye ubwanjye agira ute anyenyuriraho, ndetse nawe ubwe akagenda ampa amakuru y'Imana y'ibyo yagize ute yamubwiye. Wa musirikare we bite ntago yakuvugishaga? Wa musirikare igihe cyarageze ndamuhakanira, ndamubwira ati rero gahunda twari dufitanye irarangiye, komereza ahandi. Ntabwo abashe kubyumva. Yambwiye amagambo akomeye, arambwira ati ntibibaho, bishoboka bite? Ndamubwira ati niko bigize ute, niko bimeze. Nanamwigishije kuko nawe numva yari umunyamasengesho, ni bya bindi byose tuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora gutunga amafaranga ariko adakishijwe. Imana rero irareba iravuga ati, ndabyibuka Imana yigeze kumbwira ngo mbese muguhe, ariko mubane igihe gito. Hanyuma ashaka kuncucisha inzu, arambwira ati nshaka kukohereza amafaranga tukagura inzu, ubundi nta kibazo. Ngumva ibintu by'inzu ngumva ndimo ndabyumva, ariko
nakwibuka ko Imana yambujije ngavuga ati reka nshobora kujyaho ngo abaye umunsi umwe. Kandi urukumva niba n'urugero Imana iguhaye ibintu bitazaramba nawe urukumva ntabwo byaba ari byo, ntabwo byamara iminsi, ntabwo byaramba. yego uza kumusezera arabyumva nawe aratuza. Igihe cyaragize kubyakira ntabwo yapfuye kubyumva nk'uko nanjye ntapfuye kubyumva, ariko igihe cyaragize agira utera byakira nk'uko nabyakiriye. Yego wamusezeye wemereye uriya cyangwa wamusezeye nyuma waramaje kwemerera uwo muri kumwe uyu munsi? Namusezeye nari namaze kwemerera uyu nguyu nanone, namwemereye ko n'ubundi nari naramusezeye ndamubwira ati rero numva ko urabizi ibintu byo gusenga, nasenze numva ntabwo biri kugenda neza, none gushakira ahandi. Yego hanyuma abakubwira iryo jambo, ese ubwo yari kubwira undi koko muri wowe urukundo rwaraje muri mu murenge? Yes, kuko ubwo twasezeranye mu murenge tumaranye iminsi urukundo rugenda rugira rugenda rwose. Hanyuma nawe akajya nyereka urukundo n'ukuri kandi yabyumve, ndamushimira cyane yanyeretse urukundo na n'uyu munsi aracarunyereka. Mubwire rya jambo nimubwire kuko neza ko azakira iki kiganiro. Yarabizi njya bimubwira, arabizi katubigire ntacyo tubinyutinge, arabizi rwose. Yego komeza nta kibazo. Kandi ahari reka mubwire ngo Imana imuhe umugisha kandi Imana imukomereze amaboko. Arabizi njya musabira umugisha buri munsi, nawe arawunsabira hamwe no gusenga Imana, tuzi neza ko Uwiteka ari kumwe natwe. Hanyuma rero ubwo rukumva tugeze mu murenge, ubwo twari mu bintu byo gupanga ubukwe, ariko nta mafaranga ntayo, amafaranga ntayo, ku ruhande rwiwe ntayo, nanjye ku ruhande rwanjye ntayo. Hanyuma ndabyibuka nagiye gusenga Imana, njya gusenga Imana irambwira ngo umwana wanjye humura, nzagukorera ubukwe buruta ubwo utekereza. Ndambwira ati ubukwe nzabukura hehe nta mafaranga mfite? Kandi koko natekerezaga nareba nkumva ntibyavamo, kavuga ati ngewe ubukwe nabukora si mu buhe buryo, nkumva ntibishoboka. Ariko reka gutangariza wowe urukunyumva ngo byose bigize ute, byose birashoboka. Cyambere ni ukwizera, ukemerera Imana, ukemerera Data wa twese, ibintu byose yagize ute arabishoboye. Hanyuma nagiye gusenga, mbwira Imana ngo Mana mbabarira ungirire neza. Nari ndi gusenga ku musozi, Imana yohereza umuntu w'umusaza, na n'uyu munsi ntabasha kwibuka, na n'uyu munsi duhene nawe. Imana itugirire neza. Hanyuma uwo musaza arangije arambwira ngo mbonye Imana iguhaye amafaranga. Yesu numva ntibishoboka. Hanyuma twarasenze turataha, n'ubundi muri uwo mugoroba Imana yakoresheje n'undi n'umukobwa. Hari umumama wigeze kumamagara turi kuri uwo musozi, arambwira ngo mbese uri hehe? Ndamubwira ati ndi ku musozi. Ati kuri uwo musozi? Ndamurangira. Arangize arambwira ngo mbese ko nari ndi munsi y'umusozi, reka ngusange ruguru ku musozi dusengane. Ndabimwemerera. Uwo munsi Imana yambwiye ngo impaye amafaranga. Uwo muntu yarampamagara ari hepfo munsi y'umusozi, arambwira ngo uri hehe? Ndamubwira ngo ndi ku musozi ndimo ndasenga. Arambwira ngo mbese ko nanjye nari ngiye gusenga, waretse ngagusanga ku musozi tugasengana. Arazamuka turasengana, hari nga saa 10 za nimugoroba. Twari batatu. Hanyuma mu gihe turangije gusenga isengesho ryo gushima Imana ko wenda tutangiye kongera gusenga, Imana yohereza umukobwa aza yiruka cyane atugezeho. Buri muntu wese agenda amubwira ibyo Imana imubwiye, angeze arambwira ngo Imana iguhaye amafaranga. Noneho Imana imaze kubimbwira kabiri mu munsi, bitamvuga ati kubera iki Imana imbwiye kabiri mu munsi amafaranga. Hanyuma ndavuga ati ngiye guhindura isengesho, numva ikiniga kiramfashe, ndaturika ndarira, maze kurira. Hanyuma ndangije nirukira ku biturusu. Ibiturusu uri kubireba intusi. Hanyuma yes, ndangije mfata ya mababi yabi, ndayahanagura, ndangije ndagenda nshira mu gikapu. Ndavuga ati uko biri kose sindareba ku mafaranga, ku madolari uko ameze, ariko nanjye ndayaremye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndavuga ati nshaka gukora ubukwe bushimishije kandi abantu bazareba bakishimira, ndemye amadolari. Ndavuga ati na amadolari mbitse mu gikapu, kandi nzi ko nzajya kuri banki ngiye kuyazana. Ariko haleluya, Imana ishimwe. Tope estaya bone si de gostinevo. Hanyuma ndabyibuka nageze mu rugo ndaryama,
maze kuryama nasinzira nijoro haza umuntu wambaye imyenda y'imyeru nabonaga ari umugabo muremure ufite imyenda y'imyeru arangije araza naho ndi angeze arankomanga amaze kunkomanga arambwira ngo mwana wanjye izi nomero ngiye gukwereka uzifate aragenda yandika agasaraba yandika rimwe yandikaho 6 arakomeza n'indi mibare ndayifata yayinyigishije yansubirishemo ng'injuro zigeze muri 5 ambaza ngo mbese wayifashe handi nicuye ngazandika muri telefone wari mu nzozi agasaraba 6 rimwe indi mibare ntago nenzi ngo ndi imibare amaye ntago nenzi ngo ni yaheke nibwo nari nanyibonye kuko mu Rwanda iyo mibare ntayiri ntagezo nimero ntagezo wapi hanyuma ndangije ndongera ndiryamira noneho agaruka bwa kabiri azana igiti arambwira ngo mbese izi nomero wazifashe ndavuga ngo nazifashe nazanditse okay arigendera Buke mu gitondo ndebye kuri za nomero nari mfitemo kuri ku mamega kuri WhatsApp ndebye nsanga wa muntu aba kuri WhatsApp ndebye nsanga n'umuntu w'umukecuru yego ndavuga ati se ko ntize ko nta mashuri mfite hari nibaza kumbaza icongereza igifaransa igiswahili ndibuze kubasubiza iki numva ijwi rirambwiye ngo ibyo ntago bikureba muhamagare tangije ndamuhamagara kuri WhatsApp aranyitaba hari mu gitondo cy'iwacu anyitabye mubwira iby'Imana imbwiye Imana yarambwiye ngo mumbwirire ngo afite umwana umaze iminsi afite ikibazo mubwire ngo uhereye umunsi ndamukesheje gutyo yego ndabimubwira arangije yuzura umwuka wera arabize nawe nanyumva rwose arumva ko ibi bintu byavuzwe hanyuma Imana itugirire neza hanyuma arangije yuzura umwuka wera arawuzura amaze kuwuzura arangije arambwira ati ndaza kukuvugisha mu gitondo hano iwacu burije nsigara nibaza ahantu bushobora kuba bwije hano iwacu ari kumanywa numva ntabwo bishoboka nuko hahenze 9 aramamagara arambwira ngo ambwira ukuntu wabonye za nomero zamanywa iwabo yes twebwe hari ngiki gihe hari yego hari ngiki gihe aramamagara arambwira ngo mbwira ukuntu wabonye za nomero ndamusobanurira ukuntu nazibonye ndangije kumusobanurira aravuga ati Imana iteye ubwoba ahita ambwira ngo mfite umwana umaze iminsi agwaye ahita ambwira ngo aba Uganda ndangije namaza none wowe uri hehe ahita ambwira ngo ndi muri Amerika ariko Imana iteye ubwoba Yesu we ndakumvise kandi ubwo uri muri cyagiye cyo kwitegura ubukwe ndi muri cyagiye cyo kwitegura ubukwe yego hanyuma yes mbese nawe byaramurenze cyane ariko uko biri kose Imana ico yavuze yaragize ute yaragikose burya Imana ivuze utitumye Imana igutumye uko biri kose ikivuze iragikora iragisoza ndabyibuka yaramamagaye nabambwira ngo ndi kumva nshaka kukugurira fanta ntabwo nabihaye agaciro nahise ntekereza wenda ni 2,000 wenda ni 10,000 ntibishobora kurenga aho ngaho hanyuma nshaka kugera kuri cya kintu nasengeye saba Imana amadolari aho hano arangije arambwira ati nshaka gukohereza fanta yego cyakora reka ngubwire ntabwo nigeze mbona ibitotsi nshingiye kuco yaravuze nararyamye mbona saa 6 zirageze mbona saa 8 zirageze mbona saa 9 zirageze reba kuri telefone mbona wapi saa 10 ngiye kubona mbona yanyoreje voice ariko mbwira ngo ujye kuri Western Union mbona yanyoreje naka reka tuvuge kari sheke arangije arambwira ngo uje kuri Western Union bayagushye hanyuma nibwo bwa mbere nari numvishije Western Union yego ntabwo kumva ko ntazi no kubivuga neza ariko uko biri kose birumvikana hanyuma naragiye mu gitondo saa 1 kandi urabizi ko bajya bafungura saa 2 mu gitondo saa 1 zavuze ndi mu mujyi ndangije mbahereza kagapapuro bampaye barambwira ngo duhiranga muntu ndayibahereza barangije barambwira ngo mbese aya mafaranga tuyaguhe mu madolari tuyaguhe mu manyarwanda nibuka ko wari wamenye umubare wayo oya ntabwo namenye umubare wayo nibuka ko nabwiye Imana amadolari ko nasabye Imana amadolari ndangije navuga ngo muyambe mu madolari ndavuga ati Uwiteka we urakomeye
hanyuma nyuma yaho amafaranga amaze kuyakira bampaye utunoti 2 maze kuyakira barambwira ati ariko sana tuyavunje amafaranga narabahaye baravunje ariko mbwira Imana ngo Imana narayafashe ndayafotora muri telefone ndavuga ati uko biri kose Imana irebe kwica nayisabye gizute gisohoye yego ndafotora ndangije ndayabahereza ngo bamvungire mbona bambaye 200 indi mafaranga ari kurenga by'amanyarwanda ndavuga ati witeka we ubu nyamara ugiye kubuka ariko we kwizera kurazamuka kwizera kuratangira kugira ute kuraza Imana ikora igitangaza aragenda mbere umubyeyi nani uyu munsi ariko haleluya yaragiye aranshigikira nibwo muri iyo minsi nasohoye invitation yagiye anyereka n'abandi bantu arambwira ati rero mfasha dusengere uyu muntu tukamusengera Imana igakora igitangaza rero babantu twasengeye Imana yarabakoresheje Imana inkorera ubukwe Imana yankoreye ubukwe bukomeye nukuri ntatekerezaga abantu baratangara bari biteze ko nsaseba ariko Uwiteka ko ari igitangaza gikomeye ankorera ubukwe yakoze ubukwe kandi Imana nukuri yankoreye ubukwe twambika neza ku musore Imana yabambitse neza nanjye ku ruhande rwanjye Imana inyambika neza nukuri Imana ikora ikintu hahandi ndabyibuka turangije gukora dote tugeze ahantu ku isoko bahagaritse imodoka twari turimo baravuga ati hagarara barayihagarika hanyuma bambwira ijambo rikomeye barambwira ngo reka Imana igutabare wubashike Imana hanyuma rero narishatse kukubwira ngo imbaraga z'Imana zirakomeye kandi imbaraga z'Imana nta wazisunze ngakogwe n'isoni Imana iri mu ruhande rwacu iyo iri mu ruhande rwacu ntacyo twayiburana cyambere nukwizera no kuyikorera neza naho iyo ukoreye urimo kwijana bese uri kugenda uri kubitambika nukuri Imana izagukoza isoni ariko ntuyizera ugakorera Imana ukagendera mu nzira Imana ishaka Imana izagutabara narimvuze ngo guma mu kwizera kwawe ndetse mbwira abakobwa ngo nimukomere muhagarare ku masezerano muhagarare kuko Imana yavuganye namwe abantu babyibashijeho baravuga ati ariko ni Christine ukoze ubukwe cyangwa ntagariwe mu byukuri yari ngewe nyange ubukoze Imana yakoze ubukwe abantu baratangara Imana ikora ubukwe Imana ndabyibuka Imana yashatse umuntu nambwira ngo nanjye nukuri nshingiye ko twasenganye tugasengana tuburara tugasengana tubwirirwa Uwiteka kahindura amateka nanjye ngomba kugira ute filime y'ubukwe ngomba kuyikoresha ninjye ugomba kuyishura umuntu aritanga kuza gufata amashusho mu byukuri Imana yakoze ibitangaza mu bintu byose twakoze Imana yabaye mu ruhande rwacu ndabyibuka umunsi umwe bari mu nama y'ubukwe ntarabona amafaranga marene wanjye ndibyo amafaranga bateranyije narahagurutse ndiruka navuga ati ntago bishoboka gute muteranya amafaranga mfite ngewe ndafite akazi ndiruka Marene narangije azankurikiye arambwira ati mwana wanjye humura twavuganye n'Imana twasezeranye n'Imana Imana atubwiye amagambo meza ntago tuzakugwa n'isoni hanyuma Mare reka ngo shimire warampumurije mu gihe nari nihebye citse intege nteburitse reka ngo ubwire ngo nukuri Imana aragukoresheje Imana iragukoresha umbwira amagambo anyururutse umutima hanyuma Imana igumugisha n'abantu bose reka nogere bashimire cyane mvuge ngo abantu bose babaye mu ruhande rwanjye ku munsi w'ubukwe n'ubundi murabizi narabashimiye ariko byongeye gutuma nongera kubashimira nongeye kwibuka amateka y'imisi nanyuzemo n'uburyo mwampaye hafi ndi kubashimira cyane nukuri Mana yanjye ba pastor ndi kubashimira mama Muhoza reka ngo ubwire ngo ineze y'Imana ibane nawe na Sara naba bese abantu benshi reka mbabwire ngo nabaje nene Imana bakomeze kuko bambashije mu bukwe nababandi bose Imana yakoresheje reka mbabwire ngo aho mwakuye Imana izahasubize kandi namwe ntimuzabure abantu babagirira neza hanyuma rero nari ndangije mbabwira ngo nimukomere mbwira abakobwa ngo namwe nimuhagarare ku masezerano yanyu mwirinde kuyacamo ahubwo mukomere ku Uwiteka Imana yavuganye nawe naho byatinda ariko ntabwo bizahera rero reka ngo ubwire ngo nimukomere kandi mwihangane kandi Uwiteka Imana nzi neza ko azabatabara Imana ishimwe hanyuma rero
mwumvishe aya magambo n'ubu buhamya, reka babwiye ngo nimukomere, reka dusengane Imana kugira ngo namwe Imana ibahe imbaraga zo guhagarara ku byo mwizeye no ku byo mwumvise. yego Mana turagushimiye tubwite uri umukozi w'umuhanga. Tope estaya bonesile gustinevo sansedoveria elewa do pastaya bonesile gustinevo. Mw'izina rya Yesu Kristo, data wa twese uri mu ijuru, turasengera abantu bari mu bihugu bitandukanye, abantu babuze kwizera, abantu babuze ibyiringiro, abantu bacitse intege. Reka data wa twese wongere ubagarurire ibyiringiro kugira ngo bakomeze, abari gutegura ubukwe aba bose bakomeze, batagira amafaranga ubahe ibyiringiro by'uko ibintu byose ubishoboye. Izina ryawe nirishimwe. Data wa twese, twahereye ku ijambo riri kuvuga ngo Abasiriya barwanya Abisiraheli, Uwiteka Imana ubana n'Abisiraheli urabarengera. Na ayiwe data wa twese, turakwinginze cyane ngo ukomeze urinde abantu bawe, ndetse natwe twese uturinde, udukomereze amaboko. Izina ryawe rishimwe. Urakoze, komeza uturengere kandi ukomeze kutwambitsa imbaraga. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. amen amen. Ese Karama yego ubuhamya ndego icyakoze mbonye yuko Imana ikintu yagigambirira ku buzima bw'umuntu yego ishyira uko igisohoje. nukuri. Imana nisaba amaboko. Ngiye kureka tugusabire umugisha kubw'inkomezi cyangwa se kubw'ubuhamya utanze. Ndizera nashidikanya yuko hari umuntu ugiye gukomeza uri buze gukurikirana iki kiganiro, ukamutinyura cyangwa se ukajya ahantu hamwe muvana ukajya naho umugeza mu rugendo tuba turimo muri isi urugendo rutandukanye. Reka nkwinginge cyane nanone wongere utange za nimero zawe kugira ngo umuntu wakwifuza gusengana nawe cyangwa se kuba yagira ibice gusobanuza cyangwa se kugisha n'inama muri by'uru rugendo abe yakora byoroshye. Ni kangahe? 078 51 34 65. 078 51 34 65. Imana ibaha umugisha. Shalom. Yego, ndizera neza yuko abantu bazumvishije kandi bazumvishije nasubiza mu kiganiro arabasha kuzumva. Kandi rwose muhamagara umukozi w'Imana umuganirize byinshi, umugisha inama. Nizera nashidikanya yuko hari byinshi wamwigiraho cyangwa se wamwungukiraho mu by'urugendo. Njye rero mwari kumwe muri iki kiganiro twa Ben, tugisoreje hano. Reka babwire ngo naho utaha turi kumwe. Ciao ciao. Murakoze.